mera bitewe n'amanyanga agira urimo kumva ejo bundi yakoreye ivangura akarere umwana bita nani ari yakuru ntago nabimubabarira ngiye kuvuga ku muntu w'umunyamasisi ukaza hano ugashaka kumutunga gatoki ubukozi kosa rikomeye uriya muhungu yarakosheje Godfather nari gufata ibiganiro nari gufata niyo yaba adafite ikiganiro niyo yaba ntafitemo ikiganiro kubitanga dislike ngewe mfite capacity yo kugenda YouTube channel nkayigira ishyamba ikavaho bakayisiba bakayisanya mfite abahakazi mani biriya bintu yakoze ntago ari byo wallahi je mfite abahakazi birose cyane ko nshobora kuvanaho pano je sinkuri ibintu bya tribalism ibintu by'ivangura ibintu by'ivangura bwoko ibyo nsimbizi maberanyo ko kubona ari yakura avuga ko ari gushyiraho plaque y'inkongomani ntabwo ari umukongomani se ariko izi ngegera ariko siko narinzi ko abanyarwanda kubera ingaruka z'ibyo twanyuzemo ari yakura mumenyejo bundi nuwahari inuza hano hepfo hano nuza Igoma man hariya ni wabo kubona iki uyu mutipe ndamurwaye ariko ndi gute ko narinzi ko abanyarwanda nta tribalisme ko numvaga ko bamaze kwigishwa ni gute bayifite ivangura turere indani Godfather nibyo nakubwiraga ejo bundi ukambwira ngo yaje nine uyu krema ntabwo ngiye kubara kugira ndakubwira ni aba bantu twagakwiye kuvuza induru none se wemera ko byarangiye wemera ko tugasaba leta igatunga isitimu kuri aba ba YouTubers Godfather ni izina ry'Imana leta ikwiye gutunga isitimu kuri aba ba YouTubers ikibabaje ni ibyo bintu bakora ariko urege background yabo muzabaze disikrema ahantu papa wari arihe tuzinjira muri ibyo bintu ku buryo ngewe ndaceceka ngatuza ariko umuntu aramutse aturitse agashaka kuvuga umwanda w'abantu bakora umuntu akajya kwinjira muri uriya mwana kiriya kigo cyavuze ngo ntago gishaka gufasha uriya mwana ngo ni umunyamurenge hajya wa undi wavugaga ubushize uzakibaze ngo mama wacyo yavukiye oya nozajya ngo nzamutsubize ntuza so ibyo ntago nshaka kubyinjiramo na gatoya uzakibaze ngo mama wacyo yavukiye inshuti yanjye ni umuntu wamaze kurenga ibintu by'amoko icyo ni icya mbere thank you yes umuntu wamaze kurenga ibintu by'amoko wamaze kurenga ibivangura turere ariko ukuntu umuzungu agira racisme amaze kumaza niba ari umuhutu cyangwa niba ari umututsi nawe ni uretse ntago bashaka kubyitaho ntashaka kumenya niba uri umugande cyangwa bani babakorera racisme ingana urumva abantu mumare gupfa uruhu mupfa ibimwira mupfa amazuru mureke gupfa amazuru murapfa uburebure byabakarya gusa stupid people ibi nibyo Godfather bijya birya mu mutwe urumva nuza hano kumva kuri priority bwa bari bohoto batatu zabureke werewere hano igiye ukanda ku makoyini araza akaza daborinze kubera wayampaye uri umuhutu cyangwa uri umututsi yitumura akakubitwa n'inkuba gusa muri ibicucu urumva mureke ubwo bugoryi ahangaha iyo ndi kubaha show muyifata mani ibyo bintu mwabiretse urumva niyo mpamvu mwese musumba zose nkababwira ni muri ibicucu niyo mudatera imbere mufata imitwaro reka mbanze bajya bashingura yagera yagapfa akagaruka kubera ari umututsi cyangwa ari umuhutu reka mbanze nsubize iki kigoryi ngo state utuyemo Janine turayizi n'ibiki let me tell you bro I am not afraid of anybody let me tell you narababwiye ngo I am not afraid of anybody come to me I'm ready Janine hey ngewe ndi tayari bro mugenda mubwire n'iriya ngegera yanyu ngo ni Lokasi yaragize gute intera ubwoba ndamubwira ni Lokasi wowe utuye hano zamukuze duhangane uretse gato kamanze ndebe kigoryi uretse gato urakireba iki kigarasha kirirwa gituka ubuyobozi kino gitumbi cya mugigagira ngo ndagitinya bro I am not afraid of you nandaze ko tuba mu gihugu you think I'm afraid Ibibazo namwe muravuga nti baba nyine birirwa bavuga nyine ngo banera ubwoba bamahamure kubera ibyo mvuga bro aho uba wowe turahazi bakukitumbi narababwiye ngo Janine ndi tayari naje muri uyu mukino nkuzi ntago muzongera kunkanga mwankanze from long time kuri Facebook murantuka nta muntu wanutse nka Rosemary naho muraza kuvuga ngo Janine ngo nyanya umva bro nzabazunga mu mitwe nk'isereri nzabajagaraza yaba ari mu giswahili cyanjye gike yaba ari mu cyongereza cyanjye gike yaba ari mu rurimi
bro n'ubu ngubu umuryango wanjye urafunguye ngwino ndi tayari bro ngwino duhangane face to face ngwino ngo state utuye murayizi mukangane muzi ko mukanga umuntu wamaze guhahamuka already ibyo bana adresse kugira ngo baze ndaje mbaye adresse nomero zanjye ziraho muri bio bro andika genda unyandikire maze urahita ubona rwose ahantu ndi wagira ngo ngiye hari umuntu nyigitinya muri mwebwe ibyo byo kumenya state udafite mu gitondo na nijoro guturuka saa 10 kugeza nimugoroba tuzahangana sha nta muntu ushobora kunkanga muri mwese iki kiduramye hanga kiri hano mu Burundi ntikikura no kuyo kineye wowe urankanga uri mu Burundi wangegerawe urabizi neza ko nkuza amakuru yawe nyicayeho nuko ntaragufatira umwanya n'ifoto yawe ngo nyidarabe wowe uri murakangande Janine twereke turo wowe ntushobora kunkanga bro uretse nawe nabo duturanye hano ntibashobora kunkanga hari umugore wigeze kujyaza nkanga muntu uzaza mu gafeke county duturanye hano ndangije ndamubwira nti ninge nawe wibuke ko nkuzi nandika amazina ye muri comment yahise agenda siba ama comment yose yari yanditse muri comment zanjye ngiye mwagira ngo hari numwe ninya bro ndi muri uyu mukino nkurimo sinteze gusubira inyuma I am in muzitonde muperereze ngo Janine ni muntu ki n'umugabo wanjye ari umugabo wanjye arandeba akavuga ati wowe wabaye ikihebe Saddam Hussein nta nubwo yageze abikibihebe wowe urarenze so rero wowe kunkanga you adresse zanjye urazishaka ko bana yaje we I'm ready ndi tayari rwose ndi tayari pe ubita n'ababarira shushu ibi bigoryi biricara bikabyina hejuru y'abana barimo guhohoterwa muri Kongo ibi bigoryi biricara bigatera impundu byamaze kubona ababyeyi barimo barepingwa hirya no hino ibi bigoryi birimo birareba Gisekedi na Neva birimo binuza birimo biracira mu nda zabyo abaturage barimo barahangayika hariya mwarangiza mukicara aho ngaho never nge ntago ndi umukongomani ndi umunyarwanda pire kavukire ariko ibyabaye mu gihugu cyanjye sinifuza ko hari ahandi biba ntago nifuza ko hari abana bab'imfubyi ntago nifuza ko hari abana bafatwa ku ngufu ntago nifuza ko hari ababyeyi babura abagabo baba bapfakazi never I will talk nzavuga mvuge mu Giswahili mvuge mu Kinyarwanda mvuge mu Cyongereza mvuge mu rurimi yewe ndaje nziga niringara ahubwo tu connais le français? Nacyo nzakivuga. Okay. Ko nzagihimba. Igiswahili amaze guhimba nta nazi narigera nkandagira no mu ishuri ryacyo. Sinkivuga mukacyumva nzabakoma. After. Endelea sasa. Nzabakoma. Bapige wewe, bapige. Muzambona. Wagira ngo hari imbwa izigereza kunkanga. Mwebwe. Shani mushaka muzazane na bene wanyu burya si buno bro n'ubu ngubu umuryango wanyu urafunguye kama naka na door I will open the door aka na door I will open the door zaba kubita rwose it will never happen nzavuga sha nzavuga mpaka muzajya munda mukavuga atari kubundi iri shyano rituruka he rivahe ndi umunyarwandakazi bro umwana w'igikondo umwana wo kwitara azavuga zashyirwaho impapuro nk'izashyiriweho kino kihebe ntabwo nsengiyumva yigeze aba wanted tega amatwi tandukanya se abo bantu bashobora kugenda ibyo urabizi ntabwo ubizi tega amatwi we godfather uri gukoresha ibyo urabizi ntabwo ubizi Nsengiyumva yatorotse tega amatwi yaramaze ndagusobanurira ko iyo babona umuntu Nsengiyumva yatorotse gereza genda urebe muri 2009 tega amatwi yarasimbutse aratoroka yaramaze ndagusobanurira gato manza gusobanurira rwarakabije yafashe imbunda ararwana igihe kiragera arataha
tega amatwi hano kubimenye batayo tega amatwi nutekaza ko ibyo gusobanura urimo kwibura tega amatwi warakabije yarekuye ashira intwaro hasi aza kubakijya none tega amatwi none kubwira ngewe ngurana nabo tega amatwi mwebwe arimo basinya tega amatwi kuko yari umusirikare ndaguhereza ingero uyu nguyu niba ashobora igihe kikagira agahinduka ntabwo yakoze ibyaha byo gutega mu yaramaze ibyaha by'ibijura bitandukanye no gushaka gutsemba abanyarwanda nk'ibyo mukora mugatega imodoka ziri muri Nyungwe tandukanye ibyo bintu mureka kubiki reka koresha ubwenge bwasi koresha imyaka ufite niba udashobora gukoresha ubwenge koresha imyaka ufite wowe urafata umuntu wibye ukamujyana ngo mufate intwaro mukagura impano mukajya kumara abantu mukica abanyarwanda mukabikora izuba riva ugafata Sankara n'ibyo bivuga ku mugaragaro yatanze ubuhamya yari muri RNC bari mu Sankara nta soni urafata Evode hold on young man tega amatwi no do not call me young man kuko urimo kunyumva wese kunyita umusaza kucyonda kwita young man hold on young man musaza urimo kunyumva imvi zimera kuri gato umva ari musobanurire ari imvi zimera ku mutwe w'abazima n'umutwe w'ibigori ibigori nabyo birasaza bro kunyita ikigori ntabwo bimpindura ikigori but you are entitled to your opinion nubaha ntabwo I respect your opinion ibigori bisaza I respect your opinion ariko akasa mutwe ndashaka nakubwiye ko n'ibigoryi bisaza so tandukanya ibintu bibiri tandukanya abantu bashobora kujya hariya bakanenga ariko bakaba batanga bitandukanye namwe urimo kunyumva mwumva ko mugomba kuba ibyihebe mwumva ko mugomba kuba ibyihebe nk'ibyo muri byo nonaha mwabagabo mwe mufata intwaro ariko nashaka kukubaza ubu nyuma y'uko mwohereje ba Sankara muri Nyungwe bagakubitwa accordingly mugafata P5 ikihebe nicyo nakwise ngo ikihebe ni nyoko ariko uri ikihebe nakubwiye ngo ikihebe ni nyoko and there is a reason I said it you urinda gayikubwira this because urimo kucyo ntari cyo n'abayicyo no you are crossing the line you are crossing a red line ikihebe ni Kagame wanyu bafatira icyemezo uremera kuri ikihebe kuba muri ibyihebe niyo mpamvu kugeza amasa mufite n'imitwe y'iterabwoba kapfa n'abayicyo kandi ntabwo ushobora kuba and that's why niyo mpamvu ngiye kwise ngo ikihebe ni nyoko ari uri ikihebe kuko P5 uvuga ko ari umutwanyi w'igisirikari ni ibyihebe kuko ntashobora kuba nyoko niyo mpamvu mvuga ngo ikihebe ni nyoko that's why I'm using that word ntabwo nigeze ntukanye ubwire wakihebe kuko ntabwo namuzi ikibazo nukuri ikihebe urimo kunyuma udashobora gukora ubwihebe nta bwihebe bukorerwa mu nzu umva rero rero reka nkubwire wa musore we ujye ukinisha abandi nge ntuzankinishe umva rero uzabaze ntukinisha abandi iyo ushaka reka muri mubaze uriya ari umuntu nyabaki never ever uzakisinga your life wiraka ntabwo nigeze ndakazwa nawe urakazwa kwitwa ikihebe ndakazwa nawe oya ikihebe ni nyoko kuko ntashobora kuba nyoko ndakubaza ntabwo ushobora kuba cyo kurakara tuza seru uranuza ahubwo bari wotuza ikihebe P5 si ibyihe ndashaka nkubaza ninde barimo gufatira ibyemezo ubu ngubu isi yose irimo gufatira ibyemezo nicyo kihebe ugeze uba bafatira igihebe ugeze uba bafatira inuza iyo hari kuba hari video nkakwereka nawe ugeze uba bafatira ibyemezo mu mwobo umva wakihebewe uhora mu mwobo gipo aho baruka utari kimanuka do umva aho ndi do iyo hari kuba hari video kandeba aho ndi we wanahagera wanyanimbwa we umva no ariko uretse gato witukana no you are crossing the line nakubwiye wongera because I'm not I will never be nta kuri kurimo ariko ikihebe no seka baba ikihebe ni nyoko no wiza on record yes I'm on record until you stop it you stop that bullshit man inzandiko Kagame nicyo kihebe urimo kuvuga wakoze izo nzandiko ndiko quoting inyandiko mbabashyize kuri wanted nk'ibyihebe yes or no
hari ariko amasa muri wanted nk'ibyihebe yes or no urimo kuvuga wakoze izo nzandiko yita abandi byihebe UN Security Council yamwise ikiyebe yuko ari muri Congo America yafatira hano kuko ari muri Congo ikiyebe ni utari ikihebe wowe turi kuri rutonde tega amajwi urutonde rwakozwe na ariko wirakara nakaga kakarere nakaga k'abanyarwanda wirakara kugira icyo wirakara ikiyebe nabikubwiye ni nyoko yakubaza P5 n'abateroriste dusaba teroriste we are not twasabye Kagame ibiganiro abateroriste basaba ibiganiro ndakubaza murasaba ibiganiro abateroriste basaba ibiganiro musaba ibiganiro muri kumara abanyamurenge muri kwica abanyamurenge abanyamurenge baheye kandi musaba ibiganiro P5 irihe ariko ishishano ndakubaza musaba ibiganiro muri kwica inzirakarengane musaba ibiganiro mutega abantu muri Nyungwe mukabatwika niko gusaba ibiganiro ubwire I think you have okay numbwira uretse gato ibyo bikorwa mubwiye ni ibyihebe si ibyihebe I think you have a problem you have a serious problem ndakubaza ari you think your wish abantu muri Nyungwe bira bikorwa byo muri Nyungwe uretse gato you really think your wish can be no ziko mwangiritse wagize ngo opinion please wait a second ibikorwa byo muri Nyungwe byakozwe byo gutega abaturage n'imodoka bakabatwika ni ibikorwa by'ubwihebe ntabwo ari ubwihebe subiza icyo kibazo tuganire neza fungura mic yawe ibikorwa byo gutega abantu muri Nyungwe bakabica ari urabishyigikiye ni ubwihebe ntabwo ari ubwihebe fungura mic yawe ntabwo ushobora gushyigikira ubwicanyi bwo aribwo bwose urakoze cyane tuganire nk'imfura reka tuganire reka nkubwire urakoze cyane n'icyatumye mpagurwa ngo ndwanye Kagame ni ukwica abantu rero kwica abantu agategeka ariko kwica uretse gato don't even niyo mpamvu wabonye reka tugende one by one tega amatwi tugende one by one niba wemera ko ibikorwa byakozwe muri Nyungwe ari iby'ihebe ari ubwihebe kandi mu babikoze hakaba harimo abantu banyu icyo ni kimwe iyo niyo mpamvu ya mbere ko muri ibyihebe mwisha abanyarwanda ushobora kuvuga abantu bacu bari uretse gato ushobora kuvuga abantu bacu bari Sankara uramwihakanye Sankara yavuye mu ihuriro ku mugaragaro ajya no kuri radio arabivuga ajya kujoininga iba ari MRCD urumva ceceka gato uretse gato ikindi kibazo nkubaza P5 irimo yafashe umwanya imara abanyamurenge yes or no irabicira bamara yes or no fungura mic yawe Sankara muramwihakanye muri kwiyamura ubwihebe ariko ntibishobora kuba amaze gukora ibikorwa by'ubwihebe twagiye ubu ngubu se ngiye ibyo arimo gukora muri FPR uzaza ubwe ngo subiza ikibazo kubajije winyobya bakubita fact mu kanyobya nakubajije P5 yarimbuye ubwoko bw'abanyamurenge ni munsi aracyabikora yes or no please kuba mute sinagusubiza subiza okay ndakubaza subiza kuri icyo kintu kubajije baseriye P5 imurenge yamaze ubwoko yica abantu yes or no ntabwo yemera ntabwo ari abanyu reka nta P5 bigeze yica abantu uvuga ibindi P5 birakwica abantu se ntibaye mungu wangu erega shaka turi kumugara uretse gato ari uretse gato ugiye kuyivugira ari Gabiro urahari twaza we ngakwe kubitira amakuru ashushe ingabo za MPS rubunye zirimo ziradivasinga zikomeza zijya baraka ku makuru ari ubwino avuye ku bana bari ku rugamba hariya nta na standby bigeze babashiraho yuko ngo barasubira inyuma aho babashize standby badivasinga so ibyo abo ngabo barimo bavuga bakwiye kubivuga nguko ni rwo ruhande barimo kandi ntabwo bavuga bashingiye ku kuri bavuga ibijyanye n'ibyo bifuza niyo mpamvu bumva bamwe barimo bananirwa kwihangana bagatukana ari abantu b'abagabo nuko bazi ko nta mbaraga bafite nta n'icyo bahagazeho bazi ko abo bashigikiye buri munsi birirwa biruka bikoreye inkweto bata imbunda ko batageze ngo bakore imigambi nk'ubu arimo aravuga ngo Kagame ari Buvira yabonye Kagame Buvira ryari
ko ari abasazi batagira n'ubwenge witukana ntabwo tuza kuba nkabo umvura kumva Gabiro tugaruke kuri P5 yaba bazavuga bazaca umugani ngo uheneye ntumuhenere ngo ajya kwita kiburanyo yuko umuntu ateze ariko bamwogosha bahisemo agasuzuguro no gutukana no nabo nta nubwo nabatutse kwita umusazi indwara umuntu aba arwaye ubu umututse ntabwo umukebuye ashobora no kujya kwa muganga akivuza ahubwo bari kushimira ko bibukije indwara bakajya kwa muganga. So P5 guhera 2018 P5 yiyunze na Red Tabara na Maimai nibo bagabaga ibitero ku banyamurenge, abaturage b'abanyamurenge nibo banyaze inka z'abanyamurenge, nibo batwitira imihana yose ubona abanyamurenge hariya. Niyo mpamvu n'uyu munsi nta hantu namwe mu baturage bari murenge wasangamo wabona umusirikare wa P5 muri izo area abaturage barimo nuko arabicanyi bari kumwe na FDL barabizi n'abarusagara nibo bihakana. P5 yishe makanika P5 yishe makanika P5 nikorana no ndakubaza wejya kure P5 yishe makanika konda kubaza P5 nikorana Kisekedi iri kumwe na Maimai zira drone zarashe makanika zari zivuye kubajije ikibazo n'igisubizo cyende Gabiro. P5 ubwanyi yakwica makanika kuko ningegera ziraho zigenda makanika yishwe nande rero makanika yishwe na leta ya Kisekedi ni andashimiye drone yamurace yavuye Kisangani. Ikindi uduhaye breaking news ubu nuvuga ko nanga yabeshe agiye kwiyatangaza ari kuraho ibyo kubesha nimbaso mitangazo tegera gatoya nimbaso mitangazo muri advance ndabonye breaking news nanga yabeshe tegera my idea we kumvugiramo bagwaye umwanya kuvuga turimo tariki bashizeho zivuga ngo bazavamo izi tariki turimo turaganira. Okay, nimba uri kuganira rero baza uceceke gusubira nuko kuri atangazo bivuga ko bagomba kwa advancinga then baka withdrawinga nico bishazwa ikigaba kigiye kuhindura content. So I got round I got lost wamubishe wataka igozo wavuye mu gihugu cyawe no mu Bwongereza urimo gutakara wamutsinzwe kugaragaza ubundi kari kubaza ari itangazo wabonye niko ari uwo muzungu uri kukuyobora azi ko ataka uyu munsi waturutse igihugu cyawe ukangara niko you get lost. What lost is the time you left your country ugahunga ukagenda ukisanga muri ubwo biwe watanze wimyutinga garuka uwo muzungu tumubwira kwanza reka musubiza yarambajije kamanze bage ari uyu ari kubwira umuzungu ngo yayobye wataka you have been lost umba wa lost safe lonta iyo gamba cyakasa mutori burungi gende hirya genda we bakirobezo so ari ibyo ngibyo tugaruka mu kanya iyo turayijemo nuko ndeba ibi bigarashe ngo byari bibonye ngo byari bigiye kubyina intsinzi ngo virivuyemo urimo kunyumva ibi aba bantu nibitangazo ariko noneho undebere vraiment ariko reka mbazi you have lost ari we umuzungu yaza kumenya ukuntu wamaze gutakara mu mutwe ntabwo ari no kuyobora aho ngaho wagiye tombe nakuwa tombe mwana yabaye tombe ari yabaye tombe ngo yataka yahana so tugende gato rero Rusagara we urimo kumva ikintu kimwe urabizi mu bintu najya nihanganira urimo kunyumva His Excellency Kagame kumuvuga ntega amatwi hano urabizi iyo muje ibintu bipfuye na Marara nawe reka mbipfe nawe urimo kunyumva iyo mufashe community abantu bakomoka muri Kongo mukazanga ko batunga gatoki mu biti bikoresho urimo kunyumva ureka nkubwiza uruzi tega amatwi uruziye mwese uruziye banamwe mwarabaye mu ndara afungiye ntabwo urabizi ko nakora kumvugiramo nashize itangazo aho hejuru risome wabushita bumaze urebe impamvu nayigusobanuriye clearly ntabwo bamushimuse ngo bamufunge impamvu afunzwe n'impamvu yafashwe iraho ngaho iyo ni presidence yabyanditse gashyiraho mu cyo turi kumwe niyo mpamvu yuzuye amasaha
uretse gato tega amatwi. Niyo mpamvu aya masaha ntabwo ushaka kwisha mu ikoti rya nkunda uri ikiwerewere kuko ntabwo uroze arambabaza mbere yuko uvuga ubwo busa uvuga nakubwiye ngo ikintu ugomba kumenya unagishyire mu mutwe. Tuzi uruhande murimo muri iyi ntambara ariko urabizi ko mwakubiswe kuva i Goma. Urimo kunyumva? Mwakubise kuva i Goma murakubitwa mpaka tubasanga bagenda bayorana na P5 mu murenge murakubitwa. Niba mwabyiraga intsinzi ko mugiye gusubira muri Uvira cira birarura. Urimo kunyumva? Uvira basubiye inyuma cyangwa baraza gusubira inyuma cyangwa bazasubira inyuma nkuko basubiye inyuma Ikibumba. Ntabwo byatumye ngo bidafatwa ntibyahagaritse urugendo. Ikibumba basubiye inyuma ubu turi kuvugana bageze Uvira. Bashobora gusubira inyuma Uvira baravuga ngo ubundi umugabo iyo ashaka kwirukanka neza amanza gusubira inyuma niko umugabo asimbuka neza. Erega nazo za strategy y'intambara bari murangaha ngo barekuye Uvira. Ndakubaza nakubajije we Rusagara ko bafashe Ikibumba bakayirekura. Biravuze ko murimo kwa advance banza uvuguruze ndakubaza uyaretira ijambo rye. Ndakubaza umva utekereza ko uremera ko barimo kwa advance ngabana amakuru avuye ku rugamba nibyo? Ntabwo ibyo nose uruzi mu rugamba rurahagaze cyangwa advance birahagarara byakomeje. Ndakubwiye ngo tega amatwi umuntu ya advance ngawe withdrawing ikintu kiriho Sankara urimo kumva? Ariko sha M23 muri abahanga pe umuntu ya advance ngawe yarafubiswe. igisirikare gitangaza rwose.